ngwino usange Yesu, sani imitwaro yawe urimo hari, ngwino ngwino usange. Kandi hari teoloji imwe abantu bamwe batajya bemera, ariko byashoboye birayirenga neza, ko Yesu namanuka kubana n'abantu baba bazabanza no kugira umunezero hano, azarema isi nshya. Abantu bamara imyaka 1000 babana nawe bari mu isi banezerewe, hanyuma ngo bajya mu ijuru ryo biti rya gatatu bajye kubana n'Imana banezerewe. Noneho igihe ibihe bitazagera gute, bitazashira. Rero mwene data, ni umunezero ukomeye kumenya Yesu, kuko uwamenye Yesu ntabwo azapfa iteka ryose. Hano bavuze ngo ntabwo azapfa, abantu benshi baravuga ariko abarokore baravuga ngo ntabwo bazapfa. Kubera iki noneho uyu munsi tubona ko niyo bazavuga ngo twakoze gutya, maze Yesu aravuga ngo nuko mugende sinigeze mbabi. Ko ku Mana ntabwo tuzagenda twirata ibyo twakoze, ko tuzagenda twirata icyo Yesu Kristo yakoze mu buzima bwacu, icyo Imana yakoze. Jambo ry'Imana rivuga ngo iyo bishoboka ko umuntu yakigeza mu bwami bw'Imana, Yesu Kristo ariko yarapfiriye, yaje kugira ngo abanyabyaha batakikiza babashe kubana n'Imana. Rero ugasanga umuntu arimo arakora imirimo myiza mu itorero, arakora ibyo bintu byose, ariko atarigeza no ku bwa kabiri. Uwo ngo Yesu azambwira ngo ugenda sinigeze mumenya, kubera ko arimo arareba kure akirengagiza icy'ingenzi. Imirimo myiza urayikora sava, ariko biri aho hose aravuga ngo imirimo myiza muri Yesu Kristo, utaragera muri Yesu Kristo imirimo myiza ntabwo ari ifite. Abefeso 2:10 aravuga ngo yabaremeye imirimo myiza muri Yesu. Yes, cyambere no kugera muri Yesu taramenya ko wabutse ubwa kabiri. Mwene data, ni ikibazo gikomeye ko urubanza rw'Imana rukuriho kandi ukabazarira. Kandi ikindi na mugenzi wawe mubana uwo nguwo ukaba utaramubwira Yesu, ntapfa azarimo. Nubwo twavuga ngo rest in peace, ariko Imana ni just. Hallelujah, hallelujah. Shimye Imana ko yemeye ko uyu munsi tubana. Agari kenshi nasengera hano muri Rasa, ariko shimye Imana ko uyu munsi yashimye ko nzaringe tuje kuganira ku ijambo ryayo. Imana ishimwe. Amazina yanjye nitwa Himbazimana Christian, umunyeshuri hano namwe muri Kaminuza y'u Rwanda, ni ubuganga. Nishimiye kuza kubana namwe rero ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ndakijijwe, ngira ubuntu na Yesu ambabarira ibyaha byanjye, amesha ko umwana w'Imana. Uyu munsi niwo munezero ngendana, niwo munezero wuzuye umutima wanjye, niwo munezero utuma tuza imbere y'Imana tukabyina tukayiramya, kuko yatugize abana mu rugo, kandi ngo ikirenzeho ngo dufite ibyo byo kuzabana nayo by'iteka ryose. Imana ibishimiye cyane. Hano muri kaminuza nsengera muri GBU, kandi nanjye umuyobozi wayo. Nyarimo bamwe sengana baje kubana natwe n'undi hano nayo umugisha. Ndagira ngo tudatinze twige ijambo ry'Imana, tugiye kurisanga. Turakoresha ibice bigiye bitandukanye, ariko teme cyangwa se topic turabona muri Yohana 8. Yohana 8 umurongo wa 31 tugeze wa 32. Hanyuma nitumara gusoma turaza gusenga. Handitse ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Batabirangize twongere dusome n'izina rya Yesu. Yohana yandika urwandiko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, igice cya 8 umurongo wa 31. Ndavuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Haleluya, haleluya. Cyangwa tubanza kuririmba indirimbo ivuga ukuntu twabatuwe. Pianiste atugire kuri piano yagiye. Okay, ni indirimbo yo mu Gakiza ya 28.
avuga ngo twarabatuwe rwose n'umwami wacu Yesu Kristo, ngo atwigisha ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka, ngo cyo dukomeze tujye imbere dutsinde ibigeragezo. Ku bayizi baraza kumfasha. Twarabatuwe rwose rwose n'umwami wacu Kristo, twigisha ijambo rye mu mbaraga z'umwuka, dukomeze tujye imbere dutsinde ibigeragezo, turwane gusenga indirimbo nayo turaza kwivuga, turi kureba ko nituguma mu ijambo ry'Imana nibwo tuzaba tubatuye bose, kandi indirimbo iravuga ko twabatuye muri Yesu Kristo, ko twogejwe n'amaraso ye tukaba abasirikare b'umwuka. Reka dusenge. Ndashaka ko buri wese yisengera. Tugiye gusenga ngo twumve ijambo ry'Imana. Ndasenga ariko ndashaka ko nawe wisengera. Hano ntarenda navuga ngo ubu mfite ubushobozi bwo kuvuga ibintu mu matwi yanyu mukabyumva rwose, ariko ijambo ry'Imana twereka ko ijambo ryayo ntabwo tubishyira mu bwonko, ahubwo no gukora ibigwa ku mutima. Ijambo ry'Imana rigira umumaro iyo riri ku mutima, ntabwo riri mu bitekerezo, kuko hari igihe umuntu aba azi ibintu ariko atabikora ko bitakoze ku mutima we, kandi aho ngaho kubikoresha ku mutima ubwo bubasha ntabwo mfite, ahubwo Imana yashimye ko umwuka wayo wera ariwe udushoboza. Muri Yohana 16:8 Yohana aravuga ngo umwuka wera namanukira ngo azatsinda ab'isi ngo abemeze iby'ibyaha byabo ko batize Yesu Kristo ngo ni iby'amategeko. Bigaragaza ko umwuka wera ni utwemeza, niwe ubasha kugera ku mutima, fata ibyo twumvishe byageze mu matwi akabishyira ku mutima. Rero tugiye gusenga, wese yisengere abwira Imana ngo umwuka wera ibintu tugiye kumva, ijambo rye tugiye kumva
reka icyo wandikishije muri Bibiliya ushaka ko twumva uyu munsi aricyo numva. Wisengera iryo sengesho, bwira Umwuka Wera ko ushaka kumwumva, ushaka kumva avugana n'umutima wawe, akubwira ibyo yandikishije muri ijambo ryayo. Data, twongeye kuguha icyubahiro Mana, tugushimiye ko ugira neza, wuzuye ubuntu n'imbabazi Data, ndetse n'ikimenyimenyi Data waratweretse woherezaga Kristo tukiri abanyabyaha Mwami ngo apfe ku bwacu. Twabonye imbabazi watugiriye n'ineza watugiriye, ubwo twari dupfuye tuzi ibyaha byacu, maze Kristo akadupfira uyu munsi, tukaba twaracunguwe n'amaraso n'igitambo yatambiye ku musaraba. Umunsi tukaba turi abana bawe Mwami, wishimirwe Data. Tugushimiye ubuzima waduhaye hano kuba mu isi, ko ubana natwe umunsi ku wundi, ubuzima tubamo Data, ukadushoboza Data, ukaduhikwiriye twavuze ngo muri Yesu Kristo ngo waduhaye n'imigisha yose Mwami, yo kandi ngo uri Imana ivura aho inabeza Data. Uretse twe turi hano gusa n'abandi bari hanze Data, ngo ujye bakubaho ukaba umwuka uhumeka, umwuka bahumeka Data, kuko ngo uri Imana ivura aho inabeza Data. Urukundo rukomeye Data, tugushimiye ko ibyo natwe bitugiriye uyu munsi turangaha tubivuga, izina rye rihabwe icyubahiro. Data, tugiye kumva ijambo ryawe Mwana, tubanza guca bugufi mu mitima yacu ngo utubabarire tutagenze nabi Mwana, aho tutabaye abana bumvira tugakora ibyo imitima yacu yifuza, twagakoze ibyo udushakaho Mwana, dusabye imbabazi Data. Turagira ngo utubabarire, duce bugufi imbere yawe Mwami, ngo wongere udutunganye rwose, kugira ngo ijambo ryawe rize rimanuke mu mitima Data isukuye rwose. Urakoze ko uri Imana nziza Data, urakoze ko wongeye kutubabarira Mwana, kugira ngo twumve ijambo ryawe. Ureka ijambo ryawe tugiye kumva Mwana, icyo wanditse ugambiriye ko uyu munsi twumva, reka aricyo tubasha kumva Yesu. Reka ye kuza mu bitekerezo byanjye cyangwa iby'umubare wose Data, ahubwo reka ijambo ryawe wiyandikiye Data ariryo riduhishurira ukuri kurimo, maze rigakora ku mitima yacu, kugira ngo tubashe kuba abana bawe bakumvira n'uburyo bukwiriye Mwana. N'ukuri niwe twiringiye Data, niwe tudepanze muri mu mwanya Data, tugiye kumva ijambo ryawe, ngo ijambo ryawe ariwe ugeza ku mitima yacu. Urakoze ko wumva gusenga kwacu, urakoze ko ugiye kubana natwe Data, urakoze ko ugiye kuganiriza imitima yacu, kugira ngo turusheho gusa nawe. Yesu Kristo Umwami n'Umukiza wacu nsenze, urakoze. Amen. Haleluya. Nkunda kuvuga haleluya ko ngira ngo twese tuzi ubusobanuro bwayo ko ari Imana ivuga ngo Imana ishimwe, kandi ibyo Imana yakoze rwose bituma twakumva tuyishima uko bwije n'uko bukeye. Reka twihute kugira ngo tutaza gukoresha igihe nabi. Twasomye ijambo ry'Imana riboneka muri Yohana igice cya 8, Yohana igice cya 8 umurongo wa 31 kugeza 32. Reka nongere masomo, twese abafite Bibiliya tube turi kureba neza tunasoma. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzabatura. Iyi ni 2 basa nkaho niyo itangira hejuru mu mutwe uvuga ngo abana bawe bamenya ukuri. Iyi 2 yabwiraga abantu babiri batandukanye, nubwo tuyisomye mwumva nkaho yabwiraga abantu bamwe. Uyu murongo wa mbere abo ubwira ntabwo ari bo uyu murongo wa kabiri uvuga. Iki gice cya 8 mu byabanje n'iki gice cya 8 Yesu yarafite audience cyangwa se abo yabwiraga bari abafarisayo, abanditsi n'abanyamategeko, ariko hakabamo noneho n'abandi bayuda bamwemeye. Hanyuma abafarisayo n'abanditsi bo bapigaga Yesu, kuko bavugaga ko atari we wahanuwe ngo yigira Imana, ngo arigereranya. Mbese iyo yajyaga kwigisha bo ntabwo bazaga baje kumva ijambo agiye kwigisha, ahubwo bazaga baje kumva, baje kugenda bumva abantu bari batangiye kumukritika bavuga ngo hano yigereranyije, hano akoze gutya na gutya, ariko ntabwo babaga baje kumva ijambo agiye kwigisha ngo ribakore ku mitima, ahubwo babaga baje gukritika ibyo agiye kwigisha. Noneho hejuru araza yigisha abayuda, aba bafarisayo barimo bakritika bagira gute. Hanyuma abayuda bari bari muri bo ku murongo wa 30 wabanza aravuga ngo avuze atyo abantu benshi baramwizera. Abo bamwize ku murongo wa 30 tubona ko bari abayuda, ari kwigisha avuze atyo abantu benshi baramwizera. Ni ku murongo wa 30. Ku murongo wa 31 atatangira avuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye
muzaba abigishwa banjye nyakuri. Aba yaramaze kubwira abayuda, atavuga ngo namwe ku murongo wa kabiri atavuga ngo namwe muzamenya ukuri kandi ko kuzabatura. Ubwo nimba ndi kubabwira ukabwira umuntu ukavuga ngo nawe, ubwo uvuga ngo uvuze ntabwo uvuge wamwe wabwiraga aho ushatse kubwira undi bari kumwe, nakubwiye mfise ngo nawe abwira abayuda bamwemeye, avuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Abo ni abayuda bamwemeye. Hanyuma ku murongo tubona ko uko kumwemera ari ukumwizera, ko bavuze ngo avuze atyo abantu benshi baramwizera, ariko abwira n'abandi baje kumukritika aravuga ngo namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzabatura. Aba bayuda bo bumvaga ko batabaswe, bumvaga ko ntabwo batabafite, ko ku murongo wa 33 umuntu kwahise bamubaza mbese ko twe turi abana ba Aburahamu tutigeze kubatwa na rimwe ngo utubwire uti ngo turi imbata. Maze ku 30 ngira ngo 36 aravuga ngo nuko umwana n'abatura nibwo muzamubatuye rwose. Zakababwira ko mu gihe batarabaturwa n'umwana, hano umwana yo biri bivugisha uvuga Yesu Kristo, kuko aba bayuda mu byanditswe bya kera, mu isezerano rya kera, Yesu bamuhanuraga ko ari umwana w'umuntu naza. Noneho kugira ngo Yesu hano abayuda bumve uwo ari we, n'undi nawe ntabwo yakoreshaga ngo hano akaza kuvuga ngo umwana n'aba batuye nibwo muzaba mubatuye rwose. Ubona ko hari abakibaswe n'ibyaha, ko munsi aza kuvuga ko imbata, umuntu wese ukora icyaha ngo aba ari imbata y'icyaha, umuntu uramiye mu byaha ngo aba ari imbata yabyo. Ariko Yesu ngendagira ngo uyu munsi kuri topic yacu iravuga ngo real disciples, cyangwa se abigishwa nyakuri. Abadisiple ni benshi cyangwa se abigishwa, ariko hano tugiye kureba abigishwa ba Yesu Kristo. Ko iyo dusomye muri Yohana igice cya 9 umurongo wa 28 tubona abantu babwira Yesu ngo twebwe ngo turabigishwa ba Mose, amategeko ye n'ibyo yatubwiye ngo nibyo twiringira n'ibyo tugenderaho. Abigishwa rero ni benshi. Nawe hano umubatiza yari afite abigisha, n'igihe yarafunze yatumye abigishwa baravuga ngo mugende mubaze Yesu Kristo ngo nimba ari wa wundi. Tubona abigishwa bagenda bagaragara muri Bibiliya ni benshi, ariko uyu munsi Imana yashimye ko Imana binyujije mu bayobozi banyu bashimye ko twigana kuri real disciples of Jesus Christ, bango abigishwa nyakuri ba Yesu Kristo. Hano rero imirongo ibiri yavuga ku bantu batandukanye. Umwe avugaga kuba bamaze kumwizera ko aribo bazaguma mu ijambo rye. Hanyuma uwa 32 wavugaga uwo abakibaswe n'ibyaha, nuko nibamenye ukuri ariko kuzabatura. Rero ndagira ngo tubanze turebe disciple cyangwa se umwigishwa wa Yesu ninde. Umwigishwa wa Yesu ninde? Ubundi disciple riva ku ijambo ry'ikinuze ry'ikigiriki bivuga matetes, cyangwa se bisobanurwa ngo umunyeshuri ariko umfollower. Ngo follower mu Kinyarwanda tuba umukurikizi, ukurikira. Disciple cyangwa se matetes mu kigiriki rikomokaho rivuga student and follower, ni ibintu bibiri. Kuba uri umunyeshuri ariko unakurikira. Hano rero abigishwa ba Yesu Kristo tugiye kwigaho n'abanyeshuri ba Yesu Kristo bigira kuri Yesu Kristo ariko bakanamukurikira. Iyo turebye muri Bibiliya abigishwa ba Yesu Kristo tubona ko ahantu hose yajyanaga nabo, bakamwigiraho umunsi ku wundi, bakagendana nawe umunsi ku wundi. Ubwo aho twarebaga ku busobanuro bwa disciple cyangwa se umwigishwa wa Yesu ni umuntu wigira kuri Yesu kandi akamukurikira. Tugiye kureba, turakoresha ibice bigiye bitandukanye, turaza kureba ku bintu bitatu: uburyo umuntu azaba umwigishwa wa Yesu Kristo, n'uburyo umwigishwa wa Yesu Kristo abaho, hanyuma turebe ibyiza cyangwa se imigisha yo kuba umwigishwa wa Yesu Kristo. Ibyo bintu bitatu tuvugaho ubundi tugasoza. Twihuse tugiye kureba muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 26
n'uwa 27. Yohana 14 umurongo wa 26 kugeza uwa 27. Tusome mu izina rya Yesu. Abanditse ngo ariko umufasha ari Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Bamaze kubona ko umwigishwa wa Yesu Kristo cyangwa se disciple wa Yesu Kristo ni umuntu wigishwa nawe, ni umunyeshuri wa Yesu Kristo kandi umukurikira. Hano tubona ko Yohana yandika ubutumwa bwiza, yaravuze ngo ariko umufasha wa Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Uyu munsi Yesu Kristo ntabwo ari physically nk'uko abigishwa be icyo gihe bari bameze. Uyu munsi abigishwa ba Yesu Kristo bamwigiraho mu buryo hano Yohana yavuze ko kumwigisha wa Yesu Kristo no kumwigiraho. Aravuga ngo umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose. Ibyo Kristo yagize gute? Yatumye. Niba kwigisha ibya Kristo nuko wayo umwigishwa wa Yesu Kristo. Rero n'Umwuka Wera umunsi udufasha kwiga ibya Yesu Kristo. Hano turabona ko umwigishwa wa Yesu Kristo abafite Umwuka Wera, ariwe unamufasha kwigira kuri Yesu, kuko ngo ibyo yababwiye byose abandi bigishwa bose ba Yesu Kristo bazabyigishwa n'Umwuka Wera. Rero bivuze ngo umwigishwa wa Yesu Kristo agomba kuba afite Umwuka Wera umwigisha ibyo Yesu Kristo yagize gute, yabwiye abandi bigishwa be igihe yarakiri hano ku isi, ahari yambaye n'umubiri. Rero tugiye kureba Umwuka Wera umuntu amubona ryari, ko ntabwo bishoboka ko umwigishwa wa Yesu Kristo batuwemo na Mwuka Wera ngo ajya gusobanurira ibyo Yesu Kristo yavuze ndetse anagushoboze kubiberaho. Hano bamwise neza avuga ngo ni umufasha. Umufasha ni umuntu uza kugufasha ikintu utagize gute, utari wishimye. Imana imaze kurema umuntu yarabwiye ngo nzakurema umufasha, ariko tukabona ko irema umuntu yari ifite purpose ivuga ngo atware ibiri mu isi byose ngo kandi yororoke. Yari kubasha kororoka adafite umufasha imumufasha. Natwe Kristo amaze kubona ko uyu munsi abigishwa be kugira ngo basome bige ibyo yabwiye abandi bidashoboka ko babyumva badafite Umwuka Wera, aravuga ngo nzaboreza umufasha niwe udufasha gusa na Kristo. Rero birakwiye ko uba ufite umufasha kugira ngo utangire kuba umwigishwa wa Yesu Kristo cyangwa se true disciple of Jesus Christ. Tugiye kureba ni gute umuntu aba umwigishwa wa Yesu Kristo akagira Umwuka Wera. Ko udafite Umwuka Wera ntabwo byagukundira kwigira kuri Yesu. Umwuka Wera Paul yarabyanditse, cyangwa se Paulo yandikira Abefeso igice cya mbere umurongo wa 13. Yandikira Abefeso yabivuzeho igice cya mbere umurongo wa 13. Tugiye kureba ni gute noneho umuntu ahabwa Umwuka Wera, ni ryari umuntu ahabwa Umwuka Wera, kuko tubonye ko utangira kwigira kuri Yesu ye utuyemo n'Umwuka Wera. Ku murongo wa 13 igice cya mbere mu Efeso aravuga ngo niwe nawe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kawe, kandi mumaze kwizera niwe warashyizeho ikimenyetso ari cyo Mwuka Wera mwasezeranijwe, watwawe ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo ari Imana yose izabacungura bwiza bwayo bushimwe. Hano turabona Paul yandikira Abefeso ababwira Umwuka Wera bamubonye ryari, uyu munsi kugira ngo mbe Umwuka Wera aza ryari, aza kuguturamo ryari, kugira ngo utangire wigire kuri Yesu Kristo. Umurongo wa 13 turatse ngo niwe nawe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri, ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kandi mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo Mwuka Wera mwasezerana. Mwuka Wera aza ku muntu ryari? Hano Paul yarabyanditse abivuga ngo mumaze kwizera niwe wabashyizeho ikimenyetso ari cyo Mwuka Wera. Mwuka Wera uko tubona ko aza ku muntu igihe amaze kwizera. Ukimara kwizera ikimenyetso Imana igushyiraho kuri umwana w'Imana itigutuza mu mwuka wayo, Mwuka Wera akaguturamo, aza mu muntu igihe yamaze kwizera Yesu Kristo. Rero iyo tuvuze kwizera Yesu Kristo, nabonye muri iki gihe abantu babyumva bitandukanye.
abantu bizera Yesu Kristo ariko mu buryo bwinshi butandukanye. Arabizera ko Yesu Kristo atanga imigati cyangwa se atuma abantu babaho neza, akavuga ibyo kurya. Umuntu akaza gukurikira Yesu Kristo kuko Yesu Kristo arafasha, atanga ibyo kurya, atanga ibyo kwambara. Ugasanga undi kurikira Yesu Kristo ko akora ibitangaza, akiza indwara nyine, ugasanga bamwe bamukurikira gutya. Hanyuma abandi bakizera Yesu Kristo nyine kubera icyo ngicyo. Abandi bakizera Yesu Kristo ko ari umucunguzi waje mu isi agakora ibyaha by'abari mu isi, abaheshe kuba abana b'Imana. Rero abantu benshi bajya bizera Yesu Kristo ariko bakamwizera mu buryo butari, bakamwizera ko akora, bakamwizera ko akora ibyo bintu arabikora, ariko bagahusha icy'ingenzi yaje gukora. Urabona rero akibona Yesu Kristo aza, yamutunze agatoki avuga ngo dore ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abantu. Ntabwo yose avuga ngo aje gukiza inzara, aje gukora ibyo byose. Icyari kimuzanye, cyari kibabaje ni icyaha cyari ku muntu. Kandi Pawulo yandikira Abaroma igice cya 6:23 yarabwiye ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Maze Yohana bishyuwe mu byahishuwe arongera byandika neza avuga ngo urupfu burundu ni ugupfa by'iteka ryose umuriro utazima kubera icyaha, ariko kubera ko Imana idukunda. Haleluya! Kubera ko Imana yuzuye imbabazi, yabona ko ibyo bidakwiye ko umuntu yaremye yazapfa azize icyo cyaha, maze ngo yemera kwambara ishusho y'true incarnation, aramanuka aza mu isi kugira ngo njye nawe nitumwizere cya cyaha cyari kituriho tukibabarirwe, rwa rupfu twari rwari rutegereje ducungurwe na Yesu Kristo tubashe kuba abana b'Imana. Hano rero umwuka wera aza iyo wizeye Yesu gute. Nagaruka iyo wizeye Yesu ko abantu mujya gusenga ati Yesu yumvishe ko akiza rwose, ukaba wizeye ko ari gukiza indwara sava. Ariko iyo wizeye Yesu Kristo ko akiza indwara ukizera ko akora ibyo ngibyo, ntabwo aricyo gihe umwuka wera kuza. Hano yavuze ngo ku murongo wa 13 ngo ariko njyewe uretse sanze umuyaga wabihushye aravuze ngo niwe namwe mwiringiye mumaze kumva ijambo ry'ukuri ari ryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu kandi mumaze kwizera. Aba bantu mwuka wera aza bamaze kwizera Yesu Kristo nk'iki, bamaze kumva ubutumwa bwiza bw'ukuri bw'agakiza. Ubutumwa bwiza cyangwa se bw'agakiza buvuga umusaraba wa Yesu Kristo, akamaro ka Yesu icyo yaje gukora mu bantu, yaje ngo atandukanye abantu n'icyaha. Iyo umaze kwizera igitambo yaje gutamba ku buzima bwawe, ko hari umunyabyaha rwose ndetse n'utanakikiza, maze Yesu akamanuka kugira ngo wowe uyu munsi niwizera igitambo yatambye ibyaha byawe bibabarirwe, maze akugire umwana w'Imana. Ubwo nibwo butumwa bwiza bw'ukuri bw'agakiza bukiza icyaha icyari cyaratandukanyije umuntu n'Imana. Iyo umaze kwizera icyo kintu Yesu Kristo nk'umucunguzi w'ubuzima bwawe, ngo nibwo mwuka wera agira gute akuza. Igihe umuntu aba yizera Imana, yizera ibintu ayizeraho rwose n'ibintu bikomeye. Muri Yohana igice cya 3 Nikodemo aganira na Yesu, Nikodemo yaramubwira ati njye niyiriza kangahe mu cyumweru, n'umukuru w'itorero nkora imirimo yose nkakora ibi byose, ibyo byose avuga ibintu byose akora. Maze Yesu aramubwira ati ntibishoboka ko wakwinjira mu bwami bw'Imana utabyawe ubwa kabiri. Aravuga ati ntabwo murabasha no kubyagwa ubwa kabiri muze. Maze amubwira ikintu gikomeye cyane ku murongo wa 16, umurongo twese twafashe udupapira cyane, kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikindi kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Avuga ko kubyarwa ubwa kabiri ni ukwizera Yesu Kristo. Iyo tumaze kwizera iki gitambo yatanga, uko hano tumaze kwibuka, tumaze kuvuka ubwa kabiri, nibwo tuvuka Imana ikadushyiramo umwuka wayo. Rero ntabwo bishoboka kuba umwigishwa wa Yesu Kristo utaravutse ubwa kabiri. Bishoboka rwose kuba umwigishwa wa Yesu Kristo utaravutse ubwa kabiri. Hanyuma amara kuvuka ubwa kabiri, Imana ikagushyira ikimenyetso ari cyo mwuka wera, maze umwishe mwuka wera ngo igihe azavira ku bantu. Ku murongo wa 14 avuga ngo uwo twahawe ingwate yo kuzaragwa wa murage kugeza ubwo Imana yaretse izabacungura ubwiza bwayo bushinga. Glorification itaraba umwami Yesu atarongera kumanuka
aje bwa kabiri kuzamura itorero. Umwuka wera ntabwo azatandukana n'umwana w'Imana, zahora mutuyemo. Ni nk'ingwate no kuzageza icyo gihe. Tubona ko umudisipura wa Yesu Kristo nuko aba yarize Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akizera ariko ubutumwa bwiza, ntizere ibindi nubwo byose abikora, nabyo arabikora, ariko akizera ubutumwa bwiza bw'agakiza. Temera ko ari umunyabyaha, kareba ibyabamo n'ibyo arimo akora uyu munsi, akabona ko ari umunyabyaha kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu rwo kurimbuka, ariko impano y'Imana n'ubugingo budashira muri Yesu Kristo. Hanyuma wakizera icyo ngicyo, wakizera igitambo Yesu Kristo yatanze. Cyangwa kimwe bivuga ngo ubuvutse bwa kabiri, ibyakera byose babindutse bishya, uvuye mu rupfu ugeze mu bugingo. Uwo muntu umaze kuvuka ubwa kabiri, Imana imusituzamo umwuka wera. Haleluya! Umwuka wera ngo azamufashe kumva no gusobanukirwa ibyo Yesu Kristo yavuze, kugira ngo abashe kumwigiraho. Hano tumaze kubona ko rwose bidashoboka ko utaravuka ubwa kabiri, utarabyarwa n'umwuka wera, wizera igitambo cya Yesu Kristo ko gihagije rwose kugira ngo kigukureho ibyaha. Amaraso ya Yesu Kristo yonyine ko ariyo yari akwiriye kugira ngo atweze. Ko mu Baheburayo igice cya 9:22 haravuga ngo ntibishoboka ko umuntu yabarirwa ibyaha atabaye kumeneka amaraso, kandi amaraso yagomba kumeneka ntabwo ari undi muntu uko yandi, ayo undi muntu wese yari yanduye. Ariko Yesu ngo yaje mu buzima bwe bwose hano mu isi atarigeze akora icyaha, amaraso ye yera. Niyo mpamvu yabashije kutwezaho ibyaha byacu. Uyu munsi twitwa abana b'Imana. Haleluya! Reka turebe ikindi kintu gikomeye. Mwuka wera noneho tumaze kubona umwigisha Yesu Kristo aba yarize Yesu Kristo umwami n'umukiza we, kavuka ubwa kabiri, kaba umwana w'Imana, hanyuma akaturwamo na mwuka wera umufasha kumva ijambo ry'Imana. Hanyuma ikindi kintu cya kabiri ni ugukura mu mwuka wera. Ikindi kintu kiranga umwigishwa wa Yesu Kristo, umuyobozi wa gahunda nabona minota 5 aze kumbwira kugira ngo dukore conclusion. Ikindi ni ugukura mu mwuka wera. Petero yarabyanditse mu rwandiko rwe rwa kabiri, ibice 3:18. Petero, urwandiko rwa kabiri rwa Petero, ibice 3:18 haravuga ngo ahubwo mukurire ubuntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, icyubahiro kibe icye none n'iteka ryose. Amen. None wa muntu wamaze kuvuka, situbizi ko iyo umwana amaze kuvuka mu rugo iwacu natwe tuvuka, ikintu cyakurikiwe ni kugira gute? Ni ugukura. Hano iyo umaze kwizera Yesu Kristo, umaze kuvuka ubwa kabiri, tubona ko noneho utangira gukura. Noneho wa muntu umwuka wera atuyemo atangira gukura. Uyu munsi Imana yavutse mu rugo wabyaye undi mwana, yakura ari muto, ari gukura ashaka gusa nanjye njye wakuze nyine. Natwe tuba turi gukura kugira ngo duse na Yesu Kristo. Iyo theology ita sanctification, urugendo rwo kwezwa. Iyo umaze kuba justified by the blood of Jesus Christ, atangira urugendo rwo kwezwa rwo gusa na Kristo, ari byo bita gukura mu mwuka. Rero umudisipura Yesu Kristo nuko akura, kandi akurira mu mwuka. Ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu, mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza. Hano ngira ngo biragaragara ko tugomba gukurira muri Yesu Kristo. Ngo kumenya Yesu Kristo twabonye ko ngo ibyo yandikishije Yohana yatubwiye ko tuzabimenya gute? Ngo nuko ibyo yandikishije tuzabimenyeshwa na mwuka wera uzabidusobanurira. Hano navuga ngo mu gukura rero nuko dusoma ibyo yanditse. Murumva ko ibintu byose kumwigishwa Yesu Kristo biri kugenda bigaruka ku kuri iryo jambo ry'Imana. Nyuma biragenda bigaruka ngaho yagiye yandikisha by'umwigishwa Yesu Kristo, nuko biri kugenda bigaruka ku ijambo ryayo, ariko umwuka wera kabiri ubasha kubidusobanurira. Hanyuma Timoteyo avuga akamaro k'Bibiliya cyane. Timoteyo yandika urwandiko, Pawulo yandikira Timoteyo urwandiko rwa kabiri, igice cya 3:16.
avuga ibintu byiza cyane. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Some mu izina rya Yesu Kristo. Aranditse ngo byanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, ngo kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Hanyuma ku murongo wa 14 uvuga ngo kugira ngo umuntu w'Imana ashyitse afite ibimukwiriye byose nakore imirimo myiza. Hano turabona noneho wa mwigishwa wa Yesu Kristo nyuma yo kuba justified, gutsindishirizwa n'amaraso ya Yesu Kristo, atangira urugendo rwo gusa na Yesu. Urugendo rwo gusa na Yesu nuko akoresha ijambo ry'Imana, akadipendinga ku Mwuka Wera kugira ngo amusobanure. Hanyuma ku murongo hano wa 16, bice 3 murongo wa 16 mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, aravuga ngo ibyanditswe byera byose. Iyo bavuze ibyanditswe byera byose bavuze kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe. Abantu bamwe bajya basoma Bibiliya bakavuga ko hari ibitabo bimwe ngo bagera kuri za Yobu, imigani, umubwiriza akavuga ngo hano ngo ni ibitekerezo by'umuntu nyine. Ariko nuko ijambo ry'Imana ngo ibyanditswe byera byose ngo byahumetswe n'Imana, byanditswe n'abantu ariko bihumetswe n'Imana. Abantu nyine baba inspired by the Holy Spirit, babasha kwandika ijambo ry'Imana. Rero ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Reka turebe ngo umumaro bigira. Ngo bigira umumaro wo kwigisha umuntu. Twabonye ko umwigishwa wa Yesu Kristo, ijambo disciple cyangwa se mathetes mu Kigiriki rivuga iki? Learn and follow, kwigira. Rero iyo aje mu kwigisha umuntu nuko ibi ngibi nabyo bigira uruhare mu mwigishwa wa Yesu Kristo. Wabigisha umuntu, ikindi bimukorera niki? Bigisha umuntu no kumwemeza ibyaha, ko nababwiye ko utaremera ko uri umunyabyaha, ntabwo bishoboka ko wakizera Yesu Kristo. Ko ijambo ry'Imana amategeko n'umushoro tuganisha kuri Yesu Kristo. Iyo twirebeye mu mategeko tubona uburyo turi babi, twacumiye ku Mana, turi abanyabyaha, maze bigatuma twifuza igisubizo, ese noneho twazabana n'Imana dute? Ko turi abanyabyaha, ibyaha byacu twabikurwaho gute? Imbaraga zo kubitsinda twazikura he? Maze ijambo ry'Imana rikatwereka ku musaraba ngo turebe Yesu tumwizere, tubashe gukira, tubashe kubona imbaraga zo gusana. Rero hano turabona ko bifite n'umumaro wo kumwemeza ibyaha. Hari umuntu usoma Bibiliya ugasanga asomye nk'iminsi 3 ariko ngo ntabwo arihana, ngo ntabwo arabona ikintu biri mubwira kimwemeza ko ntabwo arabona ikintu Bibiliya imukosa ngo turi gukora nabi hane ugenze gutya. Ntabwo biba ko wasoma ijambo ry'Imana ngo niri kwemeza ibyaha kandi biri mu mumaro yawo. Nuko iyo dusomye ijambo ry'Imana ugomba kwiyebarura rikakwereka icyaha uri gukora kugira ngo utandukane nacyo. Urifite umumaro wo kutwemeza ibyaha. Hanyuma nyuma yo kutwemeza ibyaha tumaze kurisoma tukabona rikatwemeza ibyaha turimo dukora. Ikindi ngo no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka. Nuko nyuma yo kwemeza ibyaha ntabwo bikurikira gutyo, nicyo kiza cyaryo. Ntabwo rijyaho no kugutunganya, bikwereka uburyo kitandukana cya cyaha, rikaguhanira gukiranuka nyine kudakora ibyaha, bikaguhanira rikanakwereka n'uburyo noneho uzabaho icyo cyaha ugitsinda cya kindi yari imaze kukwereka. Kumuhanira gukiranuka no kugira ngo ibyo byose rero ngo ni kugira ngo bigendere bite, no kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiye byose kugira ngo akore imirimo myiza. End point y'iri jambo ry'Imana nuko tusanga umuntu yari maze kumukora ibyo bintu byose rimukuramo umuntu ubasha gukora imirimo myiza, kandi imirimo myiza iragaragara. Yesu nawe yabwiye abigishwa we avuga ngo icyo abantu bazabamenyeraho ngo nuko mukundana, kandi ngo imbuto zanyu uzigwiriye kuri bose, ya mirimo myiza nyine. Nuko tubona ko end point yabyo nuko wa muntu ngo abashyitse bose kugira ngo akore imirimo myiza. Biragaragara ko bidashoboka ko umuntu yakora imirimo myiza nyine atarasoma ijambo ry'Imana. Kugira ngo ushyitse kujya uburyo bwo gukora imirimo myiza nuko uba usoma ijambo ry'Imana. Gusoma ijambo ry'Imana bikakugira wigishwa wa Yesu Kristo, kuko wigira kuri Yesu, usobanurirwa n'Umwuka Wera agusobanurira ibyo Yesu yandikishije.
hanyuma ikindi turareba ku mwigishwa wa Yesu Kristo. Rero ubuzima bwe uko abayeho bigomba kuba bikurira abandi kuri Kristo, bigomba kuba bikurira abandi kuri Yesu Kristo. Matayo igice cya 9:37 kugeza ku 38, uburyo bwo gukoresha igihe neza ndajya mparafirizinga byanditswe kugira ngo tutajya kubisoma tugatinda. Havuga ibisarurwa. Yesu abwira abigishwa ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi bo ni bake. Nuko mwinginga nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi mu mirima. Nuko tukabona na Great Commission, Great Command Yesu yahaye abigishwa bagiye kugenda. Muri Matayo 28 umurongo wa 19 kugeza 20, aravuga ngo nuko mugende mu mahanga yose ubigisha ibyo nababwiye yose, muhindurira abantu kuba abigishwa banjye. Nuko Yesu baba bamwigiyeho bya bintu byose yabakoreraga kugira ngo abatume byo bintu bazabigeze no ku bana. Rero ubuzima budahamagarira abandi kuri Yesu Kristo nabwo ntabwo ari ubuzima mu disciple wa Yesu Kristo. Birakwiye ku buzima bwacu none ubwo umwigisha bukurira abandi kuri Yesu Kristo. Hafi gusoza rwose. Rero ndagira ngo turebe neza, turebe itegeko Yesu yabwiye abantu. Yesu muri Yohana 13:34 avuga itegeko riruta yandi. Aravuga ngo nuko mukundane kuko nabakunze. Njya mbona abantu benshi twasoma nabi, nanjye nahasomaga nabi. Bango iriya tegeko yavuze ngo nuko mukundane nkuko nabakunze, ukagira ngo turisoma ngo nuko mukundane ngo nanjye narabakunze. Yaje ngo nkuko nabakunze, iyo umuntu akubwiye ikintu avuga ngo nuko avuga ngo ugikore the same way nkuko yabikoze. Bunje ndikuza gutya nkaza atambukana, urabona ko nje gazenguruka iyi bafure nci iburyo, abwira umuntu ngo iyi bafure izenguruke nkuko na genda uzengurukira bafure. Mugihe ngo azazenguruka iyi bafure ashobora kuza akayizenguruka aciye hano, kandi hano rwose yaba yizengurutse, sibyo? Ariko mugihe ngo yizenguruke nkuko nayizengurutse, nawe akagomba guca iburyo nkuko nanjye nabigenje. Yesu rero yatubwiye ngo mukundane nkuko Yesu yadukunze gute. Yari mu ijuru ameze neza, ari mu munezero rwose, ariko arebye abantu abona tugiye gupfa, tuzize ibyaha twarimo dukora. Yemera kumanuka aza mu isi yambara kamero k'umuntu, arababazwa, byose abikora kugira ngo njye nawe tutazarimbuka by'iteka ryose, ahubwo tuzabane n'Imana by'iteka ryose. Yemeye bitwereka urukundo Yesu yadukunze. Avuga ngo nawe nimukundane. Umuntu ukundana uko utamwifuriza kuzarimbuka, si byose? Kereka nimba tutazi ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana Yesu aravuga ngo mu nshuro nyinshi yavuze ku butumwa bwiza, eshatu muri zo, eshatu yavugaga ku kuzimu, ebyiri avuga mu ijuru. Kubera iki? Yarimo aburira abantu bikomeye cyane, kuko uzapfira mu byaha azajya ahabarizwa rwose, azarimbuka by'iteka ryose. Yesu nawe ko yarazi icyo kintu kizabaho, akaza mu nshuro, urumva mu nshuro eshatu yavugaga kuki ku rupfu rw'iteka ryose, aburira abantu ngo nuko mwiyane kubera ko bizagenda gutya na gutya. Rero tubona ko ukunda umuntu ntabwo umwifuriza kuzarimbuka. Ariko rero kikwereka ko urukundo rw'ubu abantu bajya bavuga ngo urukundo ngo ni emotion, uko umuntu yiyumva cyangwa se umuntu afiringira mugenzi we. Ariko Yesu nagaruka yadusobanura urukundo. Jambo ry'Imana rivuga ngo dore cyagaragaje ko Imana ikunda abantu, nuko yambaye akamero k'umuntu ikamanuka ikaza gupfira umuntu. Urabona ko urukundo Imana yatweretse ntabwo ari filime, ahubwo ni igikorwa yakoze. Hano tunabonamo definition nziza y'urukundo. Yambwiye ngo nagukunda ntabwo ari byo numva mu mutima wanjye, ahubwo ibyo mukorera byo bigaragaza ko mukunda, sibyo? Ntituzabeshya abantu ngo uramukunda akaba agera mu bintu ufite uburyo wamufasha ukamwiyorera.
Imana yaturemye n'iryo jambo urukundo yarishizeho, yatugaragaje definition yayo. Utari ko Imana yakunze abantu, unuko yumvishe umutima wawe yirya abantu bagiye kurimbuka, ariko nta kundi, ahubwo nuko yemeye kumanuka kugira ngo nge nawe tuzabane nawe, ikaza gukora igikorwa cyo kuducungura. Nuko gukunda nyine ari ugukora, gukunda umuntu ari ukumukorera ikintu nyine cy'urukundo. Rero Yesu hano tudatinze yarimo avuga ngo mukundane nk'uko nabakunze. Ko yadukunze mbere na mbere nuko yababajwe nuko tugiye kurimbuka, yego, akemera kuza kugira ngo nge nawe nitumwizera tutazapfa iteka ryose. Uyu munsi ufite inshuti zawe, uyu munsi wirirwa ubwira umunsi kundi ngo ndagukunda, cyangwa se mu bantu uvuga ngo ndagukunda, ariko ukaba uzi ko aramiye mu byaha rwose, ari imbata y'ibyaha, ariko ukirengagiza akazarimbuka kandi ukimubeshya ngo uramukunda. Yewe nshobora kuvuga ngo urwo rukundo n'uburyarya, kuko nimba uzi ko umuntu ibintu ari gukora bizamurimbura, ukaba umukunda ariko ukaba utaramubwira Yesu, ese namwe mumbwire ubwo uramukunda cyangwa se tuba twirengagije, kereka nimba tutazi ijambo ry'Imana, cyangwa se tutazi aho twavuye, cyangwa se tukaba tutaranahava, nabyo byashoboka rwose. Ariko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, kurimbuka by'iteka ryose, gucirwaho iteka. Ariko Yohana 3:16 avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, kugira ngo atazarimbuka. Uyu munsi urabana n'inshuti zawe, urabizi ko zizarimbuka, urabizi ko ibyo bari gukora bizabarimbura, maze kijya kinantangaza niyo yapfuye ari inshuti yawe uravuga ngo rest in peace. Banze kubimubwira akiri muzima, uramubwira ngo hari ubuhukiro Imana yashyizeho. Yesu yaravuze ngo yemwe abaruse n'abaremerewe nimuze munsange n'abaruhura. Amahoro n'umunezero bidashira bibonerwa muri Yesu Kristo wenyine. Iryo jambo ntabwo ari mubwira akiri muzima, ariko yamara gupfuka mubwira ngo rest in peace. Ariko Imana muri karakteristike zayo hari igihe tujya twirengagiza ziti ngo ni nyembabazi, yego ni nyembabazi, ni nyarukundo, yego iradukunda, ariko tukirengagiza ko ni nyakuri kandi ni just. Icyaha nyine kirahanirwa kugeza aho kubera ukuntu dukunda yabuze ati kuko ni just icyaha cyose cyakoze kiba kigomba guhanirwa. Ndemera nzemanwe ke bire wa muntu kugira ngo nabyizera bizamugirirweho. None uyu munsi umuntu yizeye Yesu Kristo, urana nawe umunsi kundi nturamubwira Yesu Kristo, ariko umuntu agukunda, urabizi ko azarimbuka cyangwa ntabyuze. Nimba utanabizi reka mbikubwire muri Bibiliya niko handitse, utamwizera amaze gukirwaho iteka. Dusome muri Yohana 3:16-17. Yohana 3:17. Yohana 3:17. Nakoze cyane. Yohana 3:17 haravuga ngo kuko Imana itatumye umwana wayo gukira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Hanyuma ku murongo wa 18 ngo umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kurikirwaho kuko atize izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Utamwizera bimeze bite? Urebe ngo amaze gukirwaho iteka, ariko ngo ko amaze gukirwaho iteka nyine arapfuye. Niyo mpamvu mu Efeso 2 haravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe bari bakwiye muzi ibyaha n'ibicumuro byabo, nuko tujya tuzurwa muri Yesu Kristo. Wa muntu warukiriweho iteka yarapfuye, yeze Yesu Kristo abasha kuzuka akaba muzima, agaturwamo n'Imana Umwuka Wera mufasha gusa nayo. Haleluya. Reka dusoze twize ku kintu gikomeye cyo kuba umwigishwa wa Yesu Kristo. Ariko rero ntabwo nasoza ntababwiye umunezero wabyo we, kubana na Yesu, kwizera Yesu, kuzabana by'iteka ryose. Umuntu maze Yesu Kristo 12 zose bose babakoreye persecution, barabica, bamwe babakuraho uruhu, wowe nawe banamukaranze mu mavuta. Ariko igitangaje yavuye muri none yabaye umusore asa neza cyane. Ariko ngo Imana yari bikoreye kugira ngo izamwishurire umunezero tuzabona tugeze mu ijuru. Ibyahishuriwe byari bitarandika, yagira ngo Imana imunyuzemo iduhishurire ibyahishuriye. Kiriya gitabo cy'ibyahishuwe kigaragaza Yerusalemu nshya, umunsi umwami Yesu yamanutse azamanuka, ngo tuzabaho nta marira, tuzabaho mu munezero, tuzabaho tunezerewe,
tubanye n'Imana. Kandi hari teoloji imwe abantu bamwe batajya bemera, ariko byashoboye birayikirenga neza, ko Yesu namanuka kubana n'abantu baba bazabanza no kugira umunezero hano, azarema isi nshya. Abantu bamara imyaka 1000 babana nawe bari mu isi banezerewe, hanyuma ngo bajye mu ijuru ryo biti bya gatatu, bajye kubana n'Imana banezerewe. Noneho igihe bitazagera gute, bitazashira. Rero mwene data, ni umunezero ukomeye kumenya Yesu, kuko uwamenye Yesu ntabwo azapfa iteka ryose. Hano bavuze ngo ntabwo azapfa, abantu benshi baravuga, ariko abarokore baravuga ngo ntabwo bazapfa. Kubera iki noneho uyu munsi tubona bajya gushyingura? Kuriya ntabwo ari ugupfa bene da, ntabwo ari ugupfa. Ubunje urukweto nkarwambura nkagendesha ibirenge, ntabwo naba mpfuye. Nuko twambaye umubiri, hazaba igihe cyo kuwambura. Nkuko nakambura urukweto nkagenda, hazaba igihe cyo kwambura umubiri, dusanga umukiza wacu, dusanga ari umucunguzi, tujye kubana nawe igiteka ryose. Rero ari ikintu gitoya, reka mvuge Bibiliya ko nasoje. Agastori gatoya. Abagabo babiri bari abamisiyoneri, hanyuma bubakaga Imana mu ishyamba baryamye nijoro, bubakaga ihema baryamamo. Hanyuma noneho ku mugoroba abajura baragaterwa agahema barakajyana. Umwe akangutse asanga ihema ryangiye, turavuga ati ni bande batwite? Aragenda akangura mugenzi we, aravuga ati kanguka, reba, itegereze, reba hejuru neza urebe. Izo kuze kunyavuze avuze ngo okay, undi akibona ikirere, zari inyenyeri nyinshi. Aravuga ngo meteorologically, nyine bijyanye na meteo by'ikirere by'ibihe na weda, ngo turabona ko kuva inyenyeri zimeze gutya, ejo umunsi uziri gukeye, ejo umunsi uzaba ukeye. Aravuga ngo chronologically bijyanye n'amasaha, ngo nawe nari nka saa 6 z'ijoro. Aho tugeze mu buryo buri spirituel, ngo turabona guhambara kw'Imana yaremye universe n'ibiki n'ibiki. Astronomically baravuga ngo noneho bijyanye na universe, ngo turabona ko universe igizwe n'inyenyeri ibihumbi n'ibihumbi. Maze barambwira ngo se koko umuntu wabonye ko Imana twaremo ryagiye? Nukuvuga ngo Yesu areba kure, yirengagiza igikomeye cyane. Nanjye reka yirengagiza igikomeye cyane, ko ihema ryawe waryiye. Nicyo yagagombye guhita yagomba ihema akaribona ati ryagiye, akabona kubona inyenyeri. Hanyuma nuko Yesu avuga ukuntu bizagendekera abantu bamwe bana bamwitorero, arababa hanze n'abamwitorero muri church. Muri Matayo 22 na 23 aravuga ngo Yesu azababwira ngo bazavuga ngo twanduraga mu izina ryawe, abantu bagakira, twakizaga abarwayi bagakira, twarasengaga, twakoraga ibyo byose bakabivuga, ngo ni ibyo twakora. Maze Yesu azababwira gute? Nuko mugende sinigeze mbamenya. Bari barakoze imirimo yose n'undi muntu yakora mu itorero, yarakoze imirimo myiza n'undi muntu wese yakora mu itorero, ko niyo bazavuga ngo ko twakoze gutya. Maze Yesu aravuga ngo nuko mugende sinigeze mbamenya. Ko ku Mana ntabwo tuzagenda twirata ibyo twakoze, ko tuzagenda twirata icyo Yesu Kristo yakoze mu buzima bwacu, icyo Imana yakoze. Cyangwa Imana rivuga ngo iyo bishoboka ko umuntu yakigeza mu bwami bw'Imana, Yesu Kristo ariko yarapiriwe, yaje kugira ngo abanyabyaha batakikiza babashe kubana n'Imana. Rero ugasanga umuntu arimo arakora imirimo myiza mu itorero, arakora ibyo bintu byose, ariko atarigeza no ku bwa kabiri. Uwo ngo Yesu azambwira ngo ugenda sinigeze mumenya, kubera ko arimo arareba kure akirengagiza icy'ingenzi. Imirimo myiza urayikora safa, ariko biri aho hose rwa ngo imirimo myiza muri Yesu Kristo, utaragera muri Yesu Kristo imirimo myiza ntabwo ari ifite. Abefeso 2:10 baravuga ngo yabaremeye imirimo myiza muri Yesu. Cyambere kugera muri Yesu, taramenya ko wavutse ubwa kabiri mwene data, ni ikibazo gikomeye, ko urubanza rw'Imana rukuriho kandi ukabuzarira. Kandi ikindi na mugenzi wawe mubana uwo nguwo ukaba utaramubwira Yesu, ntapfa azarimo. Nubwo twavuga ngo rest in peace, ariko Imana ni just, buryo nayo yemeye gupfa ubwayo ibyaha byawe. None ngo icyo yavuze muri izakirengaho, iri ni ijambo ryayo ry'ukuri, turisome kandi tugisangize mu bagenzi bacu. Bahaguruke dusenge Imana, bahaguruke dusenge. Ariko mwene data utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, nawe rwose ntabwo wabona opportunity yo kugera imbere y'abantu mugenda utababwiye Yesu.
utaramwakira nk'umwami w'umukiza wawe, utaremera ko uri umunyabyaha ngo wemere igitambo yatambika amaraso ye ari we wenyine yakoza ugatungana rwose, ukavuga ubwa kabiri nawe ya mirimo ukazagira amarere. Byahise batwereka ko Yesu ntabwo Imana izafata igitabo cy'imirimo mbere y'icy'ubugingo, izabanza gufata igitabo cy'ubugingo isoma amazina rimwe, utari mu gitabo cy'ubugingo wese azahita arimuka iteka ryose, maze ngo icy'imirimo izakirambura nyuma iri kureba iby'imirimo twakoze. Hanyuma abakoze imirimo myiza igenda twambika amagambo hakurikijwe buri wese n'ibyo yagize gute, hari abandikisha mu cy'imirimo batarandikisha mu cy'ubugingo. Uwo nguwo kandi icy'ubugingo kizaramburwa urimbuka yarimbutse, ako icy'imirimo birakwiye ko tubanza kwandikisha amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo, ariho tuvuga ubwa kabiri tugize Yesu Kristo, ko ari we wenyine watubasha kutujyana. Biravuze ngo ninjye nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe uba kwa Data ntamujyana. Bene Data rero birakwiye ko Yesu wamwakiriye neza. Iyo umwakiriye akuruhura wari ufite, akuruhura ibibazo. Iyo ugize ikibazo ubona ugitura, kuko Yesu yaravuze ngo mwese muze munsange ndabaruhura. Naho ubwira ngo ngwino kwa Yesu. Barindika barindye neza nubwo nasanze bagiye kurangiza, ariko barindye indirimbo nziza bashurirwa ngo ngwino usange Yesu, uzana imitwaro yawe ikuruhure. Reka tukaririmbane hanyuma dusenge umuyobozi wa gahunda yihangane ko twishe igihe, ubundi dukomeze akomeze gahunda. Ngwino usange Yesu, sana imitwaro yawe urimo hari. Ngwino usange Yesu, sana imitwaro yawe urimo harire. Usange Yesu, sana imitwaro yawe urimo hari. Yesu twongeye kugushima Mwana, uzi neza n'urukundo Data. Turimo turabwira abantu ngo ngwino kwa Yesu Data, uko natwe yaduhamagariye tukabonera amahoro ye. Data twararutse rwose, umunsi tugenda mu munezero, ari ku buzima bwiza bushimishije cyangwa se bunezereza Data, ahubwo ariko tuzakurebesha amaso yawe, ariko tuzabana nawe Mwami Yesu. Data, ariko tuzabana nawe ibihe bidashira Mwana, bityo gituma tunezerwa Yesu. Leta Mwami tubishime kubona ko twigisha ngo